reka nongere nguhe ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi, nanagushimira cyane uburyo ukomeza gukurikira ukanakunda inkuru tugenda tukugezaho, cyane cyane wowe uri kumva iyi nkuru umukazana w'ibanga. Igice cya kane cy'iyi nkuru umukazana w'ibanga cyarangiye ubwo Muteteri yari amaze gukangwa na Delila wareze Nkusi, amubwira ko atagomba kumukunda cyangwa se yabyanga akamwangiriza ubuzima. Ni nyuma y'uko manager wa Muteteri yari yafashe amafoto yo guha Delila ngo ayagire igikangisho kuri Muteteri. Umukobwa Gentil we yari yiyemeje ko ayo mafoto asigaranye mu ibanga agiye kuyakoresha akayereka boss mushya Nkusi, amubwira ko manager wabo aryamana n'abakozi bitume yegukana umwanya wa manager. Alegisi yari yafunguwe atanga miliyoni 25 nk'ikiguzi cy'icyaha yari yakoze ngo adafungwa. Nkusi we yari yamaze kwivanamo Nadine kera cyane kuko urukundo yashakaga kuri Muteteri yari yamaze kurubona. Umukobwa Sheja nyuma yo kugirwa inama na Devota akamubwira ko yakosheje kwihenura kuri Nkusi, yasanze nta yandi mahitamo uretse kongera guhamagara Muteteri ngo amuhuze na Nkusi. Nadine we yizeye neza ko uko byagenda kose Nkusi amukunda ku buryo igihe cyose amushakira yamubona. Denis warese Nkusi ari mu rujijo yibaza ukuntu Nkusi ashaka kugira ikintu Nkusi ashaka kugeraho ahisha ko afite imitungo. Wibaza bizagenda gute Gentil naramuka yeretse Nkusi ariya mafoto ya manager na Muteteri? Sheja nabwira Muteteri ko ashaka ko yongera kumuhuza na Nkusi kandi baramaze kujya mu rukundo biracurike. Amaherezo ya Nadine na Alex nagera, Nadine azabyitwaramo gute? Ese Muteteri arafata umwanzuro nyabaki ku mahitamo Delila ari kumuha? Mu gihe uri kumva iyi nkuru, reba hano hasi kandi ku ibuto ya like, muri comment wandikemo igitekerezo cyawe niba utarakanda no kuri subscribe ukandeho kugira ngo nidushyiraho n'ikindi gice ujye ukibona bitakuruhije. Reka twumve ibyakurikiyeho. Dutangiriye kuri Muteteri ari mu cyumba cye arimo kuririra ku buriri, mu mutwe we akibaza ikintu yakora ku mahitamo ahawe icyo yabikoraho. Ako kanya mu mutwe we akibwira ati ngiye kubibwira Nkusi bibe uko bibaye, ariko se nanone mbimubwiye bakanyirukana mu kazi no muri kaminuza, urukundo rwanjye na Nkusi rwamfasha iki mu kubaho muri ubu buzima? Ese koko uyu mugore ko avuga ko akunda Nkusi ni urukundo amukunda cyangwa ntabwo amwifuriza ibyiza? Ikibazo mfite ni amahitamo ari aha ngaha. Nkusi yambwiye ko icyambaho cyose ngomba kuba ndi muri uru rugo kandi n'isezerano namuhaye ku buryo ntashobora kurirengaho. Noneho n'ubundi ndamutse mpavuye byarangira uyu mubyeyi yampemukiye kandi yahemukira na Nkusi, wasanga n'akazi yifitiye gaciriritse yahita akamwirukanishaho mu rwego rwo kuduhemukira, akanyereka ko ari njye usenya ubuzima bwa Nkusi. Ariko se ubundi ko njye na Nkusi twemeranije kubigira ibanga, ikibazo mfite ni ikihe? Reka mubwire ko nta marangamutima nzagirira Nkusi, ubundi uyu mugore tubane nk'injangwe n'imbeba nta kundi. Mu gihe Muteteri yari arimo kwivugisha ibyo byose, niko Delila yari ari mu cyumba cye n'umugabo we Denis, ahita amubwira ati byose mvuye kubikora. Ibaruwa yirukanisha Nkusi mu kazi bamaze kuyandika ku buryo barahita bayimwoherereza, nicyo kintu cya mbere abona akigera ku ishuri mu gitondo. Sha mfite amatsiko yo kumenya ikintu Nkusi arakora niba mwirukana ku kazi. Delila aramusubiza ati reka nubwo tumwirukanishije wibuke ko Nkusi nta cyaraba kuko akazi agakora nk'ikibaba ari kwikingira. Rero kumwirukana mu kazi azajya aguma yiryamiye kuko n'ubundi amafaranga arayafite. Ariko uriya mwana ashaka kugera kuki? Buretse gatoya njye kwirebera umukazana wanjye mbere yuko aryama twiganirire. Denis aramusubiza ati reka nanjye mbe nirambitseho nkangure nugaruka. Ako kanya Delila yavuye mu cyumba cyabo ajya mu cyumba Muteteri arimo. Akigezemo Muteteri ahanagura amarira maze aravuga ati umwanzuro ndangije kuwufata. N'ubundi wenda nubwo Nkusi namwiyumvagamo nk'inshuti yanjye, ariko ngusezeranije ko ayo marangamutima yose yahagaritse, yewe nanajya ashaka kumvugisha nzajya muhungira kure. Icyo nshyize imbere ni amasomo na kariya kazi kanjye gusa, ibindi bizaza nyuma kandi nishimiye kuri umubyeyi mwiza. Ako kanya Delila yamaze kubyumva ahita avugira mu mutima ati ariko aka gakobwa ni akaryarya. Ubwo rero kazi ko ntabumvise we na Nkusi bahana amasezerano y'urukundo. Buretse sha turabana nk'injangwe n'imbeba, ni ikosa rimwe gusa nzagufatira mu bundi ubuzima bwawe nkaburimbura. Ako kanya yaramwenyuye maze arambura amaboko ahita yambira Muteteri mu buryarya bwinshi maze aramubwira ati yo mpobera mwana wanjye, aka kanya ufashe icyemezo cyiza cyane. Nanjye niyemeje kukubera umubyeyi
ku buryo ntacyo uzamburana, ngaho ryama uruhuke, mu gitondo ni ishuri, bayi. Yamuhaye akabizi ko kwita mu bundi ava muri icyo cyumba. Mu gitondo abanyeshuri bari kunyuranyuranamo muri kaminuza ba Nkusi bigamo. Nadine wari uri gucimbagira nk'ibisanzwe mu nkweto za shinga agana ku ishuri rye, yagiye kumva yumva umuntu umuhamagaye. Mu kureba abona ni umusore wambaye ijire yo mu kazi ko kwa Nkusi. Bakubitanye amaso, uwo musore ahita avuga ati ni Nadine mbona cyangwa ndarota? Nadine aramusubiza ati nigiye kabisa, amakuru se? Umusore aramusubiza ati cyane meza nta kibazo, ahubwo ngize amahirwe ndakubonye, narindi gushaka Nkusi ahantu hose namubuze. Nadine ati Nkusi uri kumushakira ubuhoro se? Umusore aramusubiza ati ni ubutumwa bwe nari muzaniye, ahubwo ubwo ngize amahirwe nkabona umukunzi we, reka mbuguhe uraza kuba umumpera. Uwo musore yahise akora mu mufuka akuramo ibahasha ifunze ayihereza Nadine, amusaba kuyiha umukunzi we Nkusi maze amusezeraho. Uwo musore amaze kurenga, Nadine yagize amatsiko y'ibiri muri iyo baruwa, nyuma yo kubona ko iturutse muri kampani itwarira abantu ibintu mu ngo. Ahita yifungura, mu kuyibona ayikubise amaso ibyanditswemo akubita agatwenge, ahita ashingura intambwe ndende cyane agana mu ishuri. Mu kugeramo asanga abanyeshuri bose bagezemo, Muteteri na Nkusi bicaye baganira. Nadine yageze imbere y'abanyeshuri abahagarara imbere maze aravuga ati guys, noneho muzi bibaye ku mukene wacu, sha no ku kazi bamaze kumwirukana byarangiye. Umukobwa wicaye imbere yahise amubaza ati ushatse kuvuga Nkusi sheri wawe se? Nadine mu kwimyoza ahita amusubiza ati uriya iyo uvuze ngo ni sheri wanjye numva ngize iseseme, ndetse ahubwo no kumva ko twakundanye akaba ari umu ex wanjye nabyo biteye asye. None nyuma yo kubona iyi baruwa yandikiwe no kuri kampani akorera, n'agakundo na gake nari mufitiye nako karayoyotse. Umukobwa wicaye inyuma ya Nkusi yahise abwira Nadine ati nyamara Nadine, iyo wakundanye n'umuntu mugatandukana biba byiza iyo umwubashye ukareka kumuteza rubanda umuvuga nabi, kuko iyi si ntabwo isakaye nawe ejo wanyagirwa umukunzi wawe mwatandukana akakuvugaho ibibi, kandi waseba kurusha umusore kuko wowe azavuga n'amabanga yawe yo mu buriri. Nadine yahise aseka maze aravuga ati ariko se nkawe ibyo uri kuvuga ni ibiki? Umukunzi wanjye ni Alex wa mukobwa we, tuzatandukana dupfikiza? Ko ari umukene se akaba adateze gukena, ikindi akaba nkunda by'ukuri adashobora kuntendeka, tuzapfikiza? Reka tuvuge ko twanatandukana da, Alex ntabwo ubwo bugoryi yabukora kabisa. Umukobwa aramusubiza ati nawe urabizi nyine ko ibyo uri gukora ari ubugoryi, usebye uwo mwigeze gukundana. Ako kanya Nadine yabaye nk'usebye, maze undi musore wari wicaye hakurya ahita avuga ati dusomere iyo baruwa wantu dukure mu matsiko. Ako kanya Nadine bonye ikimukura mu isoni asoma avuga ati kuri Nkusi Bureze, tubabajwe no kukumenyesha ko kampani yafashe umwanzuro wo kukwirukana kuko utakiri umukozi wacu kubwo kuba utacyujuje ibisabwa. Nadine akirimo gusoma iyo baruwa, Nkusi yaguye mu kantu, ahita ahaguruka agenda amusanga arayimwaka. Mu kuyireba asanga koko ni ukuri, Muteteri we aho yari yicaye amarira yarari gutemba aririra Nkusi. Nkusi ahita asohoka hanze afata telefone arahamagara. Kuri bari resto Gentille ari kumwe n'umucungamari Imakire mu biro bye. Imakire ahita amubwira ati ntabwo bishoboka, mana ujya wacu ni umugabo witonda, ntabwo ibyo bintu yabikora kabisa. Gentille aramusubiza ati menya ko ubumanaje mufite haba hano mu kazi haba hehe, ndetse n'urugo rwe ndarufite kuko barakora ibyo nshaka byose, ntiburi kugira ngo ndakubeshere, ibi bimenyetso bifatika. Imakire ahita amuga ati Gentille, aya mafoto wayakuye hehe? Hanyuma se ukaba ugiye kumukorera iki ukoresheje aya mafoto? Buretse gato, uyu si wa mukobwa mushyashya uherutse kuza mu kazira? Gentille aramusubiza ati sinakubwiraga ko iminsi yanjye izahinduka se ukabona mbaye manager wa hano ukanseka? Ahubwo wowe hanga amaso utegereze urebe. Uko bari kuganira mu biro bya manager niko Delila yari yahazindukiye baganira kuri Muteteri. Delila abwira manager ati rero wowe ikintu urakora, ndagutegurira umwanya Muteteri nawe mutungure musabe ko namusohokana ubundi muhahurire. Manager ahita abwira Delila ati none se mabuja, ko Muteteri yanyihanangirije ko ningira ibindi bintu muzanaho bizaba ibibazo, ubu ibi ntibishobora kunyirukanisha mu kazi koko? Delila
aramusubiza ati wowe humura ndaguhetse mu mugongo nta kintu kikubaho, icyo ntashaka nuko uyu mukobwa atwara umuhungu wanjye umutima ugasanga aramugushije. Mu gihe barimo kuganira manager yagiye kumva yumva telefone yirasonye, mu kureba asanga ni ubutumwa yohererejwe, atungurwa no gusanga ari ifoto ye ari gusomana na Muteteri bagundiranye arikanga. Delila amubajije ikimukuye umutima, manager arijijisha amubwira ko nta kibazo agize. Ku rundi ruhande Nkusi yahise ahamagara umuyobozi ubakoresha kuri kampani amubaza impamvu bamwirukanye. Umuyobozi amusubiza mu magambo avuga ati ariko se sha ko hari njyewe muyobozi niba nkwirukanye nkaguha niba ibisobanuro kubikubiyemo, ubundi ibindi baza ni ibigenda gute? Ikirenze ibyo wimarira n'umwanya, ariko igihe nikigera nzaguhamagara uze kureba imperekeza zawe. Ako kanya yahise amukupa Nkusi azunguza umutwe ubona ntacyo bimubwiye. Nkusi asubira mu ishuri, abanyeshuri bamwe batangira kumwihanganisha abandi baramuseka. Ajya kwicara mu ntebe yibona nta kibazo abifiteho, gusa Muteteri aho yicaye amarira yari yose ku mutima akajya yivugisha ati ese uru rukundo rugiye kujya rundiza iteka ryose mu gihe njye nari nzi ko kurujyamo ari ibyishimo gusa. Amasomo yarakomeje bisanzwe. Manager na Gentille mu biro bya manager bari kuganira, ubona manager atarwambaye ahita avuga ati ni ukubera icyo wakora ibi bintu Gentille? Uri kuntera ubwoba? Gentille urashaka kugera ku kinyirizina? Gentille yahise amwenyura maze aramubwira ati ntabwo ndi kugutera ubwoba pe, gusa muri uyu mukino twese reka dukinemo mbese dukuremo inyungu. Icya mbere, ibintu wansabye gukora ni icyaha, nubwo bigaragara ko nagikoze njyenyine, ariko nawe wibuke ko ibyo wakoze byo kuryamana n'umukozi mushya mu kazi bitemewe. Ibaze rero aya mafoto nyeretse Muteteri cyangwa se nkayereka boss, ahubwo se umugore wawe wayabonye mwakiranuka? Manager aramusubiza ati okay, ngaho mbwira icyo ushaka noneho numve. Gentille yaramwenyuye maze aravuga ati aha, ikintu nshaka se ko gikomeye cyane ra, nta nubwo ari kimwe gusa, nshaka kuba manager w'iyi resto bar. Icyo ni icya mbere kandi urabizi ko biri mu bubasha bwawe. Icya kabiri, ndashaka gukundana na boss Nkusi, ugomba kubimfashamo. Ibyo nubikora aya mafoto nzayamira bunguri. Manager mu kugwa mu kantu atunguwe cyane yahise avuga ati ngo ku rundi ruhande mu rugo kwa wa mukobwa Megan ari kumwe n'ababyeyi be bicaye mu ruganiriro, ubona ari umuryango usanzwe mbese udashamaje. Nyina ari kumutonganya ati ubundi se uretse kuba ubukozi bw'ibibi bwawe wenda butugejeje ku mafaranga angana kuriya, ubundi umwana nkawe ujya kwishora mu busambanyi nka buriya ugamije iki? Ubona hazaza hawe hataramaze kwangirika kuko wagakobwa we? Papa we aramusubiza ati ndekera umwana wa mugore we, ubwo si yatamenyana n'uriya musore w'umukire aka kanya tuba turi gupangira iyi mishinga yose, wagiye ukoresha ubwenge ko ntacyo bisaba. Rata mukobwa wanjye warakoze cyane, njye wagakosa kamwe ntabwo ariko nagutonganyiriza. Megan ahita asubiza ati yego rata papa, niba nawe uranshyigikiye erega byarangwiririye mugomba kubimenya. Ako kanya papa we yaramusubije ati rero igitekerezo cyo gukuramo iyo nda ndumva atari cyiza, kuko ni wowe wahubutse ubwira umushinjacyaha ko utwitinda nubwo wujuje imyaka y'ubukure. Izo ni ingaruka ugomba kwirengera kuko umushinjacyaha ari kuducunga gato, ukora ikosa ahita agufunga. Ukeka ko se we yaba atabizi ko uriya musore w'umukire yamaze kuduha aya mafaranga kandi we nta n'atanu yabonyemo? Uko baganira gutyo niko ku rundi ruhande Alex yaganiraga na wa mushinjacyaha wamaze kumurekura kuri telefone. Aramubwira ati wahisemo neza kujya ku ruhande rwanjye, rero nahombye miliyoni 25 zose kandi zigomba kugaruka. Umushinjacyaha aramwenyura maze aramusubiza ati wari wahomba byinshi se, none se kutanyoherereza izo miliyoni 10 zanjye ngo mbone niruke mu bibazo byawe? Gusa ikintu cyiza kirakubaho nuko twizeye ko uriya mukobwa agiye gukuramo iriya nda, akiyikuramo no guhita tumufunga, noneho ababyeyi be bakagusubiza miliyoni 25 zawe tukabona kumufungura. Rero urumva ko mpa miliyoni 10 nkakugarurira miliyoni 25, urabuhombye iki se? Gusa Alex, uramutse ugize ibyago uyu mukobwa ntakuremo iyi nda, miliyoni 35 zose ziraba zivuye mu mitungo yawe. Ako kanya Alex yahise amusubiza ati wowe mbwira uko nohereza amafaranga gusa, naho ubundi ndabyizeye inda arayikuramo.
namaze kumuha miliyoni 5 ku ruhande yo gukoresha operasiyo mu ibanga no kwifashisha. Reka dutegereza akanya gatoya. Muteteri na Nkusi batashya amasomo arangiye. Muteteri ari kuririra Nkusi amubwira ati sha ndabona wa mugani wawe sitagira imbabazi. Ubu se mu minsi iri imbere urabigenza gute kuko nutabona akazi n'amafaranga yo kwishyura geto ko arahita abura? Gusa sheri hari amafaranga manager wacu yampaye nka avance ku buryo azajya yankata gake gake uko ampembye. Reka mbe nguhaheho make ube wifashisha. Ibyo Muteteri yabivugaga akora mu gikapu cye, ariko Nkusi amufata ukuboko maze aramubwira ati mukundwa wikwigorerega ndi umuntu w'umugabo gutegereje akanya gato yurebe ko nzabura akazi. Erega maze kumenyana n'ababosi benshi ujye ubimenya. Muteteri aramusubiza ati sha reka nizere ko ibyo mbwira ari ukuri, gusa nanjye ndi kumwe nawe kuko amafaranga bazajya bampemba kuko mfite aho mba nawe azajya gufasha. Ako kanya Nkusi aramubwira ati nari ngukumbuye, ese ko nta kazi mfite hakaba hakiri kare wansuye kuri geto yanjye tukajya kuganirirayo? Muteteri yahanaguye amaso maze aramubwira ati wow sha ndabyishimiye cyane kuko wa mugani biruta uko wowe waza kunsura mu rugo nibyo bibi. Yamaze kuvuga gutyo Nkusi ahita amubaza ati ngo nibyo bibi kubera iki se sheri? Muteteri mu kwigarura yumva ameze nk'uwivuyemo aramusubiza ati ibiki bibize? Hari ikintu mvuze se kibi? Nkusi byaramucyanze ariko abona adashaka kubitindaho, maze afata akaboko Muteteri basohoka muri kaminuza. Bagenda baganira ubona ari ibintu byiza cyane. Bari mu muhanda sinzi uko Muteteri yasubije amaso inyuma, atungurwa no kubona umukobwa ukora nk'umukozi kwa Delila ari kubakurikira. Ahita akubita agatima ku magambo Delila yamubwiye. Muteteri ahita asaba Nkusi ko bakwambuka umuhanda bakagendera ku ruhande rwo hakurya ndetse bagaca mu nzira ya hafi ibageza kuri geto ye mu rwego rwo kwihuta kuko agiye kujya mu kazi. Nkusi nawe yumvise icyo gitekerezo aricyo, bahita bambuka umuhanda ndetse bamanukira mu ivene. Bageze imbere Muteteri akomeza kubona wa mukobwa yabakurikiye. Bakomeza kugenda bagera mu muhanda wo hepfo. Muteteri ahita abwira Nkusi ati sheri uzi ko nari nibagiwe, mfitanye gahunda n'uriya mubyeyi imbere yo kujya ku kazi, none nari mpanze kuza kugusura nabyibagiwe. Mbabarira njye kumureba ndaza kukureba nimugoroba akazi karangiye sibyo? Mu gihe Nkusi ari kwikiriza yarambuye amaboko ngo yambire Muteteri batandukana amusezeyeho, asanga Muteteri yamaze kwicara kuri moto kare cyane yagiye. Nkusi asigara mu rujijo rwinshi cyane mu kwigarura akomeza yitahira. Ku rundi ruhande Nadine aho ari, Alegisi ahita aza kumureba ngo batahane. Bakigera mu rugo kwa Alex bicara mu ruganiriro. Nadine aramubwira ati sha sheri erega nari mbizi kuri kurengana, niyo mpamvu nkwizera cyane. Nari niteguye kurasohoka tukajya kwishimira iyi nsinzi muri ya hoteli nziza, none birabaye. Alex yitegereje Nadine mu mutima ahita yivugisha ati udukobwa nkamwe nimwe muri kunteza ibibazo, none amafaranga yanjye akaba nshizemo. Ndamutse ngize ibyago Megan ntakuremo inda byaba birangiye. Muri miliyoni 50 zanjye zose 40 zikaba ziragurutse, ngasigara nshongera ku 10 zisigaye na business, ariko reka nizere ko ziragaruka. Nadine mu gukomeza kumwitegereza Alex aramwenyura maze aramusubiza ati sheri sha ntakubeshye ndumva ntameze neza, no kuza kukureba ku ishuri nuko ngukunda nkaba nari ngukumbuye. Ese waretse tukanywa ka champagne kari hano mu rugo ubundi tukigira ku buriri? Ako kanya Nadine yarababaye cyane, ariko ashyira mu gaciro asanga nibyo arabyemera, nuko batangira ubusabane. Ku rundi ruhande Muteteri akigera mu rugo ahita ahura na Delila asohoka mu gipangu n'umugabo we Denise. Bamubwira ko bagiye, nawe ababwira ko yaraje kwitegura ngo ajye mu kazi. Delila amusaba kubanza gutegereza umukozi waho ngo ave aho yamutumye. Muteteri arabyemera. Mu kanya katarambiranye bamaze kugenda wa mukobwa yahise yinjira mu gipangu. Muteteri yari yamutegerereje ku muryango w'uruganiriro. Akimugeraho ahita amufata umunigo, umukobwa atangira kubura umwuka. Nawe mu kumwiyaka atangira gukurura Muteteri imisatsi. Intambara biratangiye. Abakobwa uko ari babiri batangiye kugundagurana biza kurangira binjiye mu nzu bibirinduranaho. Bageze muri saro Muteteri arusha uwo mukozi imbaraga amufata mu mashati mu ijosi, amuhagurutsa amuhagarika imbere ye maze aramubaza ati nukubera iki wari uri kunkurikirana? Umukobwa mu gutungurwa kwinshi ahita amubaza ati wambonye? Nukuri ntabwo ari njye wari uri kugukurikirana. Muteteri
ahita amusubiza ati mva ukuntu uri n'akagoryi katazi no kwisobanura, mbwira ikiri gutuma nkurikirana cyangwa se uze kwisanga wirukanwe muri uru rugo utazi ibibaye. Umukobwa aramusubiza ati rwose reka nkubwize ukuri, mabuja yansabye ko natangira kugukurikirana nazakubonana na Nkusi n'umunsi n'umwe muri mu bintu bidasanzwe nkamubwira. Rero yambwiye ko akazi ko mu rugo nazajya nzinduka ngakora kare cyane ku buryo amasaha muvira ku ishuri nzajya mba natangiye kugukurikirana aho ugiye hose. Ako kanya Muteteri yamaze kubyumva maze aramurekura yicara mu ntebe, nuko ahita abwira uwo mukobwa ati aka kanya ngiye kuguha amahitamo rero, kongera kunkurikirana na rimwe uzisanga wirukanwe, cyangwa se kujya uva hano mu rugo akagira ngo uri kunkurikirana warangiza ukaza ukamubwira ibyo nakubwiye, ubundi nanjye nkajya ngufasha akazi kawe bisanzwe. Uhisemo iki rero? Ako kanya uwo mukozi yahise amubwira ati ndabyemeye, nzajya nza mbeshye mabuja uko nakubwiye. Muteteri yahise amusaba imbabazi zo kuba amaze kumukubita maze aramubwira ati oke, rero nataha ndashaka kumubwira ko wabonye n'amaso yawe ndi gutongana na Nkusi, nakubaza icyo twapfuye umubwire ko byabaye nyuma yo kubwira Nkusi ko urukundo ari kunsaba rudashoboka, urabikora? Umukobwa yaramusubije ati ibyo byoroshye, wowe nyizera gusa. Muteteri aramubwira ati nanjye mu gitondo ndazinduka nkogereza amasahani. Delila na Denis bamaze gutandukana, buri wese aciye inzira ye. Delila yahitiye kuri bare resto kureba manager. Bageze mu biro bya manager aramubwira ati mabuja nahuye n'ikibazo gikomeye cyane, wa mukobwa wadufotoye amafoto yayabitse ntabizi, none atangiye kunkanga ngo mukorere ibyo ashaka. Ako kanya Delila mu kwikanga ahita avuga ati wahise umwirukana se igitaraganya? Manager ahita avuga ati ahubwo ibyo nibyo byanteza ibibazo birenze urugero, kuko yambwiye ko ikosa ndakora amafoto arahita yereka bosi amundegere ko ndyamana n'abakozi bacu kandi bitemewe. Ako kanya Delila yagize umujinya kubita ibipfunsi ku meza maze ahita avuga ati asye, kandi ibyo ndi kumva ntacyo nabikoraho. Aka kanya Nkusi n'umugabo wanjye bari kumwe mu buyobozi ariko mu buryo bw'ibanga, ku buryo ntekereza ko n'aka kanya igikorwa cyo kumuhesha imitungo ikabiye bwite tutakiyifiteho ububasha cyarangiye. Bivuze ko no kuba nakwaka Nkusi ububasha ngo mbanze nke muri iki kibazo ntibikiri mu bushobozi bwanjye. Ubu se tubikoreho iki? Uko babiganiraho niko Nkusi na Denis bari bamaze guhura. Denis aramubwira ati Nkusi, nkubwije ukuri ninjye wakwirukanishije mu kazi. Nkusi mu gutungurwa kwinshi ahita amubaza ati wabikoreye iki se papa, kandi ubizi neza ko ntacyo byantwara? Denis aramubwira ati Nkusi, ni ukubera iki imitungo twaguhaye udashaka kuyikoresha? Namenye n'amakuru ko amafaranga wabikuje wayahayeho make y'uriya mukobwa mwigana ngo abe yifashisha, ariko wowe imyenda uri gukomeza kwambara ni isanzwe usanzwe ufite, nta nubwo ushaka ko hari umenya ko ufite imitungo. Nkusi, urabizi uri umwana wanjye kandi ntabwo nigeze ngutenguha na gake, uretse mu myaka yashize ubwo warangizaga amashuri yisumbuye. Impamvu mbanje kukwicaza mbere y'uko nkwegurira ibyawe mu buryo bwuzuye nuko nzi ko uri umusore ufite ubwenge udasamara, bityo nkaba nzi neza ko ibyo uri gukora byose ubizi neza, bityo nyizera nka papa wawe umbwira umupangu wawe wose. Ako kanya Nkusi yaruhukije umutima maze areba papa we maze aramubwira ati papa, ndashaka ko unshyigikira mu myitwarire yanjye, ngusezeranije ko nta gikorwa kibi ndi gupanga, ahubwo byose ndi gukora ndi kubikorera ahazaza hanjye n'umuryango nzagira urimo umugore nzashaka n'abana nzabyara. Niba koko wizera ko ndi umwana mwiza, nyizera kandi nzagutera ishema. Denis yaruhukije umutima maze abwira Nkusi ati Nkusi, ndakwizeye, aka kanya nta nubwo nzongera kukwibazaho ibibazo, uri urugero rwiza rw'umwana uzi agaciro k'ubuzima n'amafaranga nkuri inyuma. Nkusi yamukoze mu biganza maze aramubwira ati papa, nta kintu na kimwe nzaguhisha, nzajya nkumenyesha buri gahunda yose nshaka gukora. Denis azunguza umutwe maze aravuga ati oke, ubwo bimeze gutyo abantu bakomeje kubona ubayeho nk'uko bisanzwe nta kazi ufite batangira kugutekerezaho cyane bakanagukeka, kandi dukeneye kubaho nta muntu ukwitayeho, reka dushaka kandi kazi uba wihishemo. Nkusi yahise amusubiza ati ahubwo bibaye byiza ko kazi kaba ari kabi kurusha ako nari nsanzwe mfite, ariko nzajya ngakora nyuma ya saa sita mvuye ku ishuri, urabizi ko amasomo niyo nigayo ari ukunyuzaho. Denis aramusubiza
ati ibyo ndaza kubyitaho neza, tugende dukora ibyatuzanye. Ku rundi ruhande manager na Delila bari kuganira, aramubwira ati uyu mukobwa aramutse yeretse amafoto Nkusi kandi akunda Muteteri, Nkusi byamubabaza cyane kandi aricyo kintu nshaka kumurinda. Nanone kandi Nkusi yakumerera nabi, nabyo ntabishaka kandi ubizi neza ko njye nawe hano ariho honyine tubasha kuvana ibyo twigengaho. Umugore wawe abonye aya mafoto nawe urabizi ko rutarema. Muri make bivuze ko ikibazo kibangamye gishobora gukemuka byose bikajya ku murongo. Nuko uyu mukobwa Gentille, ubwo rero nta yandi mahitamo dufite, tugomba gukora ibishoboka byose tukamwica akava mu nzira. Manager atungurwa maze abwira Delila ati icyo nicyo gisubizo cyonyine gihari twakora. Ntabwo byatinze Muteteri yaje mu kazi, akigera kuri resebusi yahura na Gentille, aramubwira ati ejo twatandukanye tutaganiriye kandi narumvise dufite byinshi duhuriyeho. Muteteri aramusubiza ati akazi niko ka mbere, nidukenera kuganira twazashaka akanya ntacyo tubangamiye. Gentille aramusubiza ati ariko Mutete, ubanza ufite umwihariko kurusha abandi bakobwa, ntawe uzi uko wabonyemo akazi, ikirenze ibyo manager akwishimira nawe ukamwishimira. Nuko aramwegera maze amwongorera mu matwi ati kugera no ku rwego muryamanira no mu biro bye biratangaje kabisa. Ako kanya Muteteri yarikanze ahita avuga ati uvuze ngo iki? Ngo naryamaniye mu biro na manager? Gentille ati ko wirengagiza se, ibyabaye ubwo naguhamagariraga manager narabibonye di. Muteteri wari uzi ko ntacyo umutima umushinja yaramwenyuye bya nyirarureshwa maze ahita agenda, avaho yigira mu kazi ke agakora nk'ibisanzwe. Delila akigera mu rugo yasanze umukozi amutegereje n'inkuru ishyushye, ahita amubaza uko byagenze. Umukozi aramusubiza ati ahubwo nuko utazi ukuntu iyo nkererwaho nari gucikwa n'ibirori. Wa musore Nkusi yatumiye abashuti be bigana maze ahagarika Muteteri mu nzira amubwira ko amukunda. Abantu bagiye gutungurwa, bose batungurwa no kubona Muteteri aciye mu maso ya Nkusi. Aramutonganya, Nkusi akajya avuga ati ariko Mutete, nari nzi ko nkunda bya nyabyo. Muteteri aramusubiza ati niba ari ibyo wari uzi nyine bimenye ko ibyo uzi ntabwo ari ukuri, ntabwo ngukunda rero bimenye. Mabuja, abanyeshuri bahaye Nkusi urw'amenyo araseba ahita avaho yiruka cyane. Uwo mukozi yamaze kubwira Delila iyo nkuru aracanganyikirwa cyane. Ako kanya atangira kwibaza ati si ibi byumvikana gute n'ukuntu ejo bahanaga amasezerano yo kutazahemukirana. Ibi birasobanutse ra? Ariko nta gushidikanya Muteteri yaje gutekereza asanga akeneye ubufasha bwanjye, ahitamo kureka Nkusi bya nyabyo. Ibibazo nari mfite birakemutse kabisa. Nkusi murinze aka gakobwa ndetse n'uyu mukobwa ngiye kumukorera ibyo namusezeranije, mwiteho mu bukene bwe nk'umwana wanjye bibe kimwe kimwe. Ahasigaye ngiye kuneka Nkusi menye buri mukobwa wese bagirana umubano nawe mumuceho. Nuko abwira uwo mukozi ati wakoze akazi keza cyane, nushake ntuzongere no kumukurikirana, ndumva byose bikemutse, nkongereye n'ibihumbi 3 kuyana guhembaga kabisa ku mushahara. Muteteri muri iryo joro atashye yahamagaye Nkusi amubaza niba ari muri geto kugira ngo amunyureho amusuhuze. Nkusi aramwemerera ndetse atega akamoto ajyayo. Muteteri akimara kwinjira muri geto ya Nkusi akamuhobera, yahise atangira kwibuka ibihari kunyuramo, araturikarira mu bituza bya Nkusi. Nkusi ayoberwa ibiri kuba maze amufata mu mbavu aramubwira ati mukundwa, humura ndi kumwe nawe, uramfite nanjye ndagufite, turi mu bihe byose byaba bigoye twacamo, nzakurinda uko nshoboye kose kandi ndagusaba kunyizera. Nkusi yabwiye Muteteri ayo magambo yibwira ko amuririye kubera ko yirukanwe mu kazi. Ako kanya mu kuzamura amaso Muteteri yitegereza Nkusi, nawe amuhanaguza ibikumwe bye amarira mu maso, arangije amufata imisaya yombi, batangira kurebana indoro y'akana ko mu jisho. Uko Nkusi yitegereza Muteteri cyane na Muteteri akamwitegereza, Muteteri atangira kwisumbukuruza kugira ngo ashyikire iminwa ya Nkusi, nawe arabibona yunama gato ari nako amufashe ku mataye ye. Bahita batangira guhana udusukari two ku minwa yabo, ari nako buri wese yatangiye kuzengurutsa amaboko ku mubiri wa mugenzi we. Ibyo uko babikora niko batwarwa cyane ku buryo mu mitwe yabo n'imibiri byatangiye guhinduka, ubushagarira burabuzura.
ari nako bakomeza kunyunyusanya udusukari ku minwa yabo. Muteteri aza kwisanga yacengeje ikiganza cyo mu gapira Nkusi yambaye, na Nkusi acengeza amaboko mu gashati Muteteri yambaye ngo amukoreho neza mu gituza. Mu kumara gutwarwa bombi bahita bahirimira ku buriri, Muteteri aryama kuri Nkusi. Bakiri muri ibyo bose bashigukira icyarimwe bumvise umuntu binjiranye ku muryango. Nkusi aba aribwo abona ko atari yafunze umuryango, ahita agwa mu kantu yibaza ibimubayeho nyuma yo kureba ubinjiranye.